imbaraga zihetse izindi imbaraga hari izindi imbaraga rero zihishe muri iyi si turimo. Ari ijambo ryavuze ngo wasi ubonye ishyano. Hari imbaraga zihishe, imbaraga za satani ziba muri iyi si, arizo zihangayikishije abantu b'Imana, arizo itorero rihanganye naryo, arizo Dawidi yarahanganye nazo, arizo zatumye Dawidi avuga ngo Uwiteka niwo mwungeri wanjye sinzakena. Hari imbaraga zamukenesha, ariko yibuka ko afite Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka niwo mwungeri wanjye sinzakena. Imbaraga zitagaragara, imbaraga za satani, imbaraga zikuzimu, imbaraga z'amarozi. Izi mbaraga nazo ni rimwe mu mbaraga zijya zangiza isi. Ariko nubwo nazo zihari, hejuru y'izi mbaraga zose hariho izindi mbaraga ashaka kuza kubabwira, arizo nkuzane ugomba kwibikaho muri aya mezi. Haleluya. Hari imbaraga z'amafaranga zishobora kugutwara umwana waramubyaye bakamugutwara. Hari imbaraga z'ubuyobozi zakwinjiza mu mapine ukajyamo, zakujyana muri gereza, zakwimura muri karitsiye, zagushyiraho zishaka. Imbaraga z'ubuyobozi nazo zirakaze. Hari imbaraga z'amashuri, izindi zo twaba tuziretse. Hari n'imbaraga zindi zitagaragara muri iyi si. Izo mbaraga zose nubwo zihari, hari imbaraga zindi nshaka kubwira, imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana, imbaraga umuntu adakandagira, imbaraga umuntu atavogera, imbaraga haleluya, imbaraga zimira izindi, imbaraga zitesha agaciro, imbaraga zihesha kugira umuntu uburenganzira. Izi mbaraga nizo nshaka kukubwira. Bekita elebo, izi mbaraga ni imbaraga z'Imana, ziri mu butatu butagatifu, ni imbaraga z'Imana. Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Hari imbaraga, izi mbaraga rero ni imbaraga Imana itanga ikaziha umuntu yaremye, ikamuha imbaraga z'Umwuka wera, ikamuha imbaraga zimira izindi. Ushobora kubona umuntu adatitira, ariko afite izi mbaraga z'Imana. Yemwe bantu munkurikiye, Umwuka wera abantu myongo mbabwire, mushaka imbaraga z'Imana zimura urupfu rukimuka. Umwuka wera abantu myongo mbabwire, mushaka imbaraga z'Imana zihesha umuntu kuba muzima yarapfuye. Mushaka imbaraga z'Imana zihesha umuntu kugira agaciro bari barakamwambuye. Izi mbaraga ntabwo zizakorera mu ijuru, zirakorera hano mu isi, kuko duhanganye n'izindi mbaraga zitagaragara. Imbaraga z'amafaranga ntacyo zikora, twese turazikeneye. Imbaraga z'ubuzima turazikeneye, imbaraga z'amashuri turazikeneye. Ariko izi mbaraga ndi kubabwira, kugira ngo ibi byose dukeneye, imbaraga z'amafaranga bigere neza, iz'ubuyobozi, iz'amashuri n'ibindi zigere neza, nuko ugomba kuba wasabye izi mbaraga z'Imana. Iyo utazifite ugira amashuri, kabivuge gahoro, ugira amashuri akagushuka, ukaba uyafite, satani kakubwira wicaye muri banki ati kuramo senkani, ntabwo bakubona. Yacomokoremo, ukayacomokoramo, mu gitondo bakakubwira ati ya mafaranga watwaye yazane. Hagahita haza imbaraga z'ubuyobozi akagushyira mu ipingu, ukajya muri gereza. Tujya tubona abantu b'abanyabwenge bakomeye, abantu bakubitangazamakuru, abantu bakurya mu kubara babona ku isi na hano iwacu. Kubona umuntu ukomeye rwose, aho kubona azize nk'ibihumbi 200, 500, akandi azi ubwenge. Uzikina aba yabuze. Izi mbaraga z'Imana zikongorera zikakubwira ngo mwana wanjye, sigaho. Izi mbaraga z'Imana zigenda ziducemera, zigenda zimenya ahantu baducukuriye urwobo, zigenda ziguha ibitekerezo, zigenda ziguha amayide, zigenda ziguhugura, zigenda zivugana nawe.
yo cyangwa Imana iguhiza imbaraga we. Izi mbaraga iyo uzifite uri umuyobozi ntuyoba. Iyo umuntu adafite izi mbaraga aratekinika. Ubu dufite abatekinisiye benshi cyane. Kizakubwa umuntu afite izi mbaraga arasenga agatanga n'ibyatsi. Urasenga ugatanga n'ibyatsi. Nta mbaraga z'Imana ufite. Umuntu afite izi mbaraga arasenga akanasiga, arasenga akanahuha, tukakora ibintu byo gutekinika. Iyo ufite izi mbaraga bibera muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Izi mbaraga nizo Petero na Yohana bakoresheje bahagurutse ikirema. Ntago bari bafite imbaraga z'amafaranga, ntibari bafite izindi mbaraga. Iki kirema cyari kimaze igihe kibabaye gihora gisabiriza ku irembo ry'urusengero, ariko abagabo baraza bafite izi mbaraga baravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka. Bamuremera ubuzima. Izi mbaraga umuntu uzifite Imana iramukoresha akaremera abandi bantu ubuzima. Haleluya. Izi mbaraga urazikeneye. Reba iki kirema kimaze igihe kirekire ku rusengero, abantu abagiciraho, abakinegura, abakivuga, abavuga ati ibyo byacanze, aho bakirambitse, niba bataje gucyanira izuba ryacanye irakica, niba imvura iguye iragisangaho. Ariko haza abagabo bafite imbaraga. Dore ikintu isi ikeneye, dore ikintu abantu bakeneye, dore ikintu abanyamasigisho bakeneye. Mukeneye imbaraga z'Imana. Dukeneye imbaraga z'Imana. Yemwe bahano munkurikiye, mukeneye imbaraga z'Imana. Noneho izi mbaraga reka mabwire kuntu zihamagara ibindi byose bikitaba. Izi ni imbaraga z'Imana. Baravuze ngo ifeza ntago tuzifite, ariko icyo dufite kintu ngundiriza imbaraga. Ntago wapfa kumenya n'umuntu uzifite. Ushaka kubona umuntu yambaye kamambira ariko izi mbaraga yarahuye nazo. Ushaka kumubona ari umukene ariko izi mbaraga zifite. Ushaka kumubona ndetse atanazwi cyane ariko izi mbaraga zifite. Lekosika enemo tra elefo de wazinimo. Ushobora kubona ari isuzugurwa ariko izi mbaraga z'Imana zifite. Niba hari umuntu ukenewe n'umuntu ufite imbaraga z'Imana. Dawidi amaze kwimenya ko afite izi mbaraga, yaravuze ngo Uwiteka ni wo mungeri wanjye sinzakene. Icyambere yaramaze kumenya ko Uwiteka ari umutunzi wa byose. Kuba gusa Uwiteka muzi, kubera kumenya ko Uwiteka ari muri we, ni wo takosika. Ubuzima bugomba guhinduka kubera ko yamaze kumenya ko Uwiteka ari muri we. Dawidi amaze kumenya yuko ibintu byashoboka, amaze kubona ashwanyaguje indubu, yashwanyaguje indubu kubera imbaraga z'Imana. Izi mbaraga zibasha gukoresha iby'ubutwari. Amaze kubona ko izi mbaraga zishobora gushwanyuza n'intare igapfa, arwanya n'intare ayishe. Amaze kubona ko izi mbaraga zimukoresheje akica Goliyati, ni wo takosika. Amaze kumenya yaravuze ngo uko byamera kose izi mbaraga zikwandikira amateka. Abantu baraciye agasitari bakavuga ati aha nazaharenga. Izi ni imbaraga zikwambutsa ikiraro utari kuzambutswa na mama wawe cyangwa se na mubyara wawe, nawe ukira atari kuzakikwambutsa. Umuntu baramujugunya, wahura n'izi mbaraga z'Imana. Izi mbaraga zikakugeza ahantu, zikanagufata, zikagudepansa abanzi bawe. Izi ni imbaraga umuntu agira zikaguhesha gudepansa abanzi bawe. Haleluya. Abantu bakakiriye izi mbaraga. Gushaka amafaranga, shaka imbaraga zirinda amafaranga. Gushaka icyubahiro, shaka imbaraga z'Imana zindi cyubahiro. Gushaka amashuri, shaka imbaraga zinda amashuri. Gushaka abana, shaka imbaraga zinda abana. Gushaka business, shaka imbaraga zina business. Utari kumwe n'izi mbaraga z'Imana, abantu bari gushaka utuntu, bafite utuntu bakenyereraho. Bamwe barasaze, bamwe babahaye imiti y'ivu, abandi bafite merwa gusenya umuntu asi n'ibiki kenyereho, afite akantu ngo kakagufa, nese akantu kinyeneye ngo nakagufa ngo ni ikinyo, ngo nimba ari ikinyo giki, nabaze ikinyo koko bizakumarira iki koko. Nigende uvanemo, saba umwuka wera. Abantu munkurikiye, mureke gukurikira abapfumu, mwe gukurikira ibintu by'abapfumu by'ubwesikoro.
amahoro. Izi mbaraga zikuremera ihumure, izi mbaraga zikuvura ibikomere, izi mbaraga ziguha kugira umunezero. Yawe muntu nkurikiye, wowe iteka kuntumyeho ngo hamagara imbaraga z'Imana muri aya mezi zivuguruze imigambi y'abagome ku buzima bwawe. Hari imbaraga zikubikira z'umwijima zimirwa n'imbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'amashyari zikubikiriye zizamirwa n'izi mbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'ubugambanyi zizamirwa n'izi mbaraga z'Imana. Hari imbaraga za karande z'iwanyu zizamirwa n'izi mbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'ibyorezo biri mu isi zizamirwa n'izi mbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'amagisida zikugendaho zizamirwa n'izi mbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'ibitambo bagutambyeho zizamirwa n'izi mbaraga z'Imana. Izi mbaraga ziteguye kumira izindi mbaraga zose Satani yahagurutsa mu buzima bwawe. Lekosika enemo de fire. Shaka imbaraga z'Imana. Shaka imbaraga z'Imana. Izi mbaraga zicangagura imigambi y'abadayimoni. Izi mbaraga zihagarika inyatsi ku buzima bw'umuntu. Izi mbaraga zihagarika za karande. Lekos enemo. Urarurota inzoka. Izi mbaraga zigahagarika umuriganya. Inzoka isobanura umuriganya. Urarurota imbwa bazi guhagurukiza imbwa isobanura ubusambanyi. Izi mbaraga zigahagarika ubusambanyi. Hura n'imbaraga z'Imana. Yewe muntu nkurikiye ukeneye imbaraga z'Imana. Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba, bakunzi bagusengerwa badukurikiye mwese aho muherereye mwese ku migabane itandukanye y'isi, abari mu gihugu cyacu, abari East Africa, abari Uganda, Tanzania, Kenya, mwese tubahaye ikaze muri Amerika, ndetse n'abantu mudukurikiye muri hano mu ntara zigize igihugu cyacu mwese. Mpaye ikaze buri muntu wese, abadukurikiye mwese, abadusengera, inshuti z'umusaraba mwese, inshuti za Yesu, inshuti z'abakunda Imana, kuko buri muntu wese agira ibyo akunda. Rero nguhaye ikaze wowe ukunda ibintu by'Imana, ubiha agaciro. Imana iguha umugisha. Ndavuze ngo Imana iguha umugisha kuba ubasha gukunda Imana. Ndagarutse ndagira ngo tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi ijambo ribohora, ijambo rikiza, kandi nzi neza ko ubuhanuzi nkuzaniye hari icyo burakora ku buzima bwawe. Ari ikintu Uwiteka arakora mu buzima bwawe muri aya mezi. Hari ikintu Uwiteka agomba gukora mu buzima bwawe muri aya mezi. Nguhaye ikaze. Nimba uri kumwe n'undi muntu wamuha umwanya ukavuga ati ngwino tubane muri kano kanya. Tujye dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose. Imbaraga zawe zirabohora, imbaraga zawe zirakiza, imbaraga zawe zirazura, imbaraga zawe zirarema. Nta izindi mbaraga zisumba imbaraga zawe. Ni wowe nyine wihagije, umwami w'ibihe byose, so umwami wacu Yesu Kristo. Shigikira buri muntu wese udukurikiye, ndetse n'umuntu uzumva iri jambo, ndetse no kuramya wese umuhe umugisha, kandi ukorere muri kano kanya, ukubite hasi bimurwanya, umuhindura ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turashaka kuvuga ku kintu gikomeye cyane. Ngewe yonze ahangaha kenshi hari message bankuzaniye. Turashaka kuvuga ku kintu cyitwa imbaraga ziruta izindi. Mu isi hariho imbaraga nyinshi, ariko turashaka kuza kureba imbaraga ziruta izindi. Niho tugiye kuganira. Turasoma ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 23, ni Zaburi ya Dawidi. Hanyuma tuvuge ku mbaraga ziruta izindi. Mu isi hariho ibinyembaraga byinshi, ariko turashaka kureba imbaraga, kandi umuntu wese yifuza ikintu kimwe cyamuhesha imbaraga. Buri muntu yafite imbaraga, abazifite nyine, kandi ntago wavogera umuntu ufite imbaraga, ntibishoboka. Nta n'ugwana mukanga kubera iki? Izo yizeye. Hanyuma tugiye kureba nihe twashakisha imbaraga ziruta izindi, nihe twazikura. Zaburi ya 23 turi ku murongo waho wa mbere, ni Zaburi ya Dawidi.
haranditse ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Uwo ni Dawidi. 4, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Wowe uri kumwe nande? Ishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Imana ishimwe. 5, antunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu yawe iteka ryose. Amen. Mwakeneje ijambo ry'Imana, bantu b'Imana. Tugiye kuvuga ku mbaraga ziruta izindi mbaraga. Uko bwije nuko bukeye, ibihugu, abakomeye, buri muntu wese mu buzima bwe yifuza kuba afite imbaraga. Mu buzima busanzwe, umuntu udafite imbaraga aba afite ikibazo, aba arwaye. Imbaraga burya ni ikintu gikomeye. Imbaraga nyine ni kinyembaraga. Imbaraga ni imbaraga. Iyo uhuha n'umuyaga ubuha n'umuyaga, ariko iyo ufite imbaraga uba uzifite nyine. Mu isi hariho imbaraga zikomeye, imbaraga z'amafaranga. Burya umuntu ufite amafaranga yanakwimura no muri etaje utuyemo bakayisenya kubera imbaraga z'amafaranga. Umuntu ufite amafaranga yanagutwara n'abana wabyaye akaba gutwara kubera amafaranga. Umuntu ufite amafaranga yanagucisha n'igikana. Burya umuntu ufite amafaranga, burya amafaranga agira imbaraga nazo nugira aroroshye. Amafaranga ntiyoroshye. Barabona umuntu ati Imana yambe kabisa. Buriya amafaranga, umuntu ufite amafaranga ashaka kuvuga ati umuhanda nuce muri iyi karitsiye ugera iwanjye harimo amazu mo hagati bakayasenya kubera imbaraga z'iki z'amafaranga. Umuntu ufite amafaranga isaha imwe ashobora kuba ari mu Rwanda mu masaha nk'icumi ari imbere akaba ari mu bihugu byo hanze. Umuntu ufite amafaranga aba afite nyine izo ni imbaraga. Imbaraga za mbere ziri ku isi ni imbaraga z'amafaranga. Imbaraga za kabiri ziri ku isi ni imbaraga z'ubuyobozi. Imbaraga z'ubuyobozi. Nubaca umugani ngo amategeko arusha ibuye kugira gute kuremera. Imbaraga z'ubuyobozi nazo ni imbaraga zikomeye. Uzarebe iyo utwaye ikinyabiziga ugahura n'umupolisi, yaba ari umwana w'umukobwa yaba n'umwana w'umusore ukiri muto, apfa kuba yambaye uriya mwenda. Naho waba utwaye imodoka ihenze gute, iyo avuze ngo hagarara uhita uhagarara kubera imbaraga z'ubuyobozi. Afite n'ubushobozi bwo kukuvanamo bitewe n'amakosa yakoze, akakuvana mu modoka wicayemo akakwicaza hasi bitewe n'amakosa agize ute wakoze. Imbaraga z'ubuyobozi zishobora kugufata zikakwinjiza muri gereza wari ufite amazina akomeye, ukajyamo kandi ukagumamo kubera imbaraga z'iki z'ubuyobozi. Izo ni imbaraga mu isi zikomeye. Imbaraga z'amafaranga ni imbaraga z'ubuyobozi, ni imbaraga zikomeye. Mu isi hariho imbaraga zikomeye. Imbaraga z'ubuyobozi zirakomeye ntihuzuye nkuru.
ntimujye ngo ziroroshye. Izi mbaraga uko ari ebyiri zirakomeye gurusha izindi mbaraga zose. Izindi mbaraga za gatatu ni imbaraga abantu badapfa kubona, ni imbaraga z'amashuri, nazo zirahari. Umuntu ufite amashuri ntugenge aroroshye, yaguhangayikisha. Nazo zirahari, nazo umuntu ufite amashuri akaba azi kuyakoresha neza, amuhesha kugira ku cyo ashaka, kuvuga uko ashaka. Imbaraga z'amashuri nazo zirahari. Utundi n'utuntu dusubize turaho ngaho, ariko ashaka kuvuga hejuru y'izi mbaraga. Noneho tugiye kureba imbaraga zihetse izindi imbaraga. Hari izindi mbaraga rero zihishe muri iyi si turimo. Ari ijambo ryavuze ngo wasi ubonye ishyano. Hari imbaraga zihishe, imbaraga za Satani ziba muri iyi si, arizo zihangayikishije abantu b'Imana, arizo itorero rihanganye naryo, arizo Dawidi yarahanganye nazo, arizo zatumye Dawidi ngo Uwiteka niwo mungeri wanjye sinzakena. Hari imbaraga zamukenesha, ariko yibuka ko afite Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka niwo mungeri wanjye sinzakena. Imbaraga zitagaragara, imbaraga za Satani, imbaraga z'ikuzimu, imbaraga z'amarozi. Izi mbaraga nazo ni rimwe mu mbaraga zijya zangiza isi. Ariko nubwo nazo zihari, hejuru y'izi mbaraga zose hariho izindi mbaraga ashaka kuza kubabwira, arizo nkuzaniye ugomba kwibikaho muri aya mezi. Haleluya. Hari imbaraga z'amafaranga zishobora kugutwara umwana waramubyaye bakamugutwara. Hari imbaraga z'ubuyobozi zakwinjiza mu mapine ukajyamo, zakujyana muri gereza, zakwimura muri karitsiye, zagushyiraho zishaka. Imbaraga z'ubuyobozi nazo zirakaze. Hari imbaraga z'amashuri, izindi zo twaba tuziretse. Hari n'imbaraga zindi zitagaragara muri iyi si. Izo mbaraga zose nubwo zihari, hari imbaraga zindi nshaka kubwira, imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana, imbaraga umuntu adakandagira, imbaraga umuntu atavogera, imbaraga haleluya, imbaraga zimira izindi, imbaraga zitesha agaciro, imbaraga zihesha kugira umuntu uburenganzira. Izi mbaraga nizo nshaka kukubwira. Bekita elebo, izi mbaraga ni imbaraga z'Imana, ziri mu butatu butagatifu, ni imbaraga z'Imana. Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Hari imbaraga, izi mbaraga rero ni imbaraga Imana itanga ikaziha umuntu yaremye, ikamuha imbaraga z'Umwuka Wera, ikamuha imbaraga zimira izindi. Ushobora kubona umuntu adatitira, ariko afite izi mbaraga z'Imana. Yemwe bantu munkurikiye, Umwuka Wera abantu myongo mbabwire, mushaka imbaraga z'Imana zimura urupfu rukimuka. Umwuka Wera abantu myongo mbabwire, mushaka imbaraga z'Imana zihesha umuntu kuba muzima yarapfuye. Mushaka imbaraga z'Imana zihesha umuntu kugira agaciro bari barakamwambuye. Izi mbaraga ntabwo zizakorera mu ijuru, zirakorera hano mu isi, kuko duhanganye n'izindi mbaraga zitagaragara. Imbaraga z'amafaranga ntacyo zikora, twese turazikeneye. Imbaraga z'ubuzima turazikeneye, imbaraga z'amashuri turazikeneye. Ariko izi mbaraga ndi kubabwira, kugira ngo ibi byose dukeneye, imbaraga z'amafaranga bigere neza, iz'ubuyobozi, iz'amashuri n'ibindi zigere neza, nuko ugomba kuba wasabye izi mbaraga z'Imana. Iyo utazifite ugira amashuri, kabivuge gahoro, ugira amashuri akagushuka, ukaba uyafite, Satani kakubwira wicaye muri banki ati kururamo senkani, ntabwo bakubona, yacomokoremo
ukayacomokoramo mu gitondo bakakubwira ati ya mafaranga watwaye yazane, hagahita haza imbaraga z'ubuyobozi akagushyira mu ipingu ukajya muri gereza. Tujya tubona abantu banyabwenge bakomeye, abantu bakubitangazamakuru, abantu bakurya mu kubara bibona ku isi na hano iwacu, kubona umuntu n'umuntu ukomeye rwose, aho kubona ukubona zize nk'ibihumbi 200 500, akandi azi ubwenge. Uzikina bayabuze izi mbaraga z'Imana zikongorera zikakubwira ngo mwana wanjye sigaho izi mbaraga z'Imana zigenda ziducemera, zigenda zimenya ahantu baducukuriye urwobo, zigenda ziguha ibitekerezo, zigenda ziguha amayide, zigenda ziguhugura, zigenda zivugana nawe. Yo cyangwa Imana iguhiza imbaraga we, izi mbaraga yuzifite uri umuyobozi ntuyoba. Nizo Dawidi yari afite, nizo yarishije, nta zindi ntabwo Dawidi yari afite imbaraga z'amashuri, ntazo nizo ubuyobozi yari afite imbaraga z'Imana. Bibiri igaragaza abantu bari bafite imbaraga z'Imana ni benshi, nta bwanya mfite kubavugaho. Yesu akurumye ngo muhige y'ibyo utunze, ibyo uzagira, ibyo ufite, ibyo uri gushaka. Niba udashaka imbaraga z'Imana, ibyo byose Satani azabikura mu mwanya nko guhumbya, ntabwo umenya uburyo bikwibye. Ariko nushaka imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zikurindira umutekano, zishinzwe kukurindira umuntu umutekano, zikakurindira ibyo uzi n'ibyo utazi. Ubu se wagize ngo urwo uhora usimbuka, wagize ngo ni ukubera ko ufite imbaraga z'amafaranga. Ntago amafaranga akuraho urupfu. Amafaranga huko yutayacunza kwegereza urupfu. Amafaranga ntakuraho urupfu. Kugira ngo ugire amafaranga urame ni uko uhamagara imbaraga z'Imana, kandi izi mbaraga Imana zitangira ubuntu. Yesu ajya kujya mu ijuru ngo simbasize nk'ipfuye, mbasigiye umwuka wera uwazenda uwo nguwo. Ikintu kibabaze muri kino gihe, abantu ntabwo bari gushaka imbaraga z'Imana. Ariko imbaraga ugira ukabona ibyo abandi batari kubona, imbaraga ugira ukumva ibyo abandi batumva, imbaraga ugira ukamenya hazaza hawe, imbaraga uhura nazo utajya guseka ugaseka. Wari warabaye murakare ugaseka. Imbaraga z'Imana, imbaraga zatumye Yosefu asobanura inzozi umwami zamunaniye, ibisonga by'umwami byose byananiwe. Yosefu ntabwo yasobanuye inzozi kubera imbaraga z'amashuri cyangwa imbaraga z'amafaranga cyangwa imbaraga zindi, yari afite imbaraga z'Imana. Izi mbaraga nizo Esteri yakoresheje abwira abayuda ngo nimufate amasengesho musenge nzajya kureba umwami. Ni imbaraga bari bashakaga, imbaraga z'Imana. Haleluya! Yavuze nibyo koko nageze ibwami, ariko kuba nageze ibwami ntibihagije. Mufata 3 musenge. Ahari Imana yo mu ijuru izatuma ngira umugisha ku mwami. Izi mbaraga ziguhesha igikundiro ku muntu utari kukwemera. Icyamaga Imana iguha imbaraga z'Imana we. Izi mbaraga ziguhesha igikundiro ku muntu wakwanze akagukunda. Izi mbaraga rekota enemo muri uku kwezi, muri aya mezi twinjemo, muri iyi minsi mikuru tugiye kwinjiramo none na bunani. Izi mbaraga zizakurinda kurya uburozi, nunaburya uzabwituma kubw'izi mbaraga. Izi mbaraga zifite ubushobozi, uyu muntu uzifite ashobora kurya uburozi ntibugire icyo mumutwara kubera izi mbaraga. Ijambo ryaravuze ngo muzarya ibyica ntacyo bizabatwara. Izi ni imbaraga rera nikosika. Ndakwifuriza mama kuhura n'izi mbaraga z'Imana. Yo, umuntu udafite izi mbaraga arirwanirira, yicira inzira, akora amarorerwa, ariheba, yiyaturiraho ibibi,
ariko izi mbaraga nizo zageze kuri Esiteri aba umugore w'umwamikazi, nta zindi mbaraga. nje kukubwira Uwiteka arambwiye ngo nkubwiye ngo shaka izi mbaraga z'Imana. Izi ntabwo bazishaka bajya mu bapfumu. Ubu abantu benshi bajya kuraguza, abandi bajyana ibitambo, abantu barahangayitse, abandi bafite ibyo bakenyereyeho, abandi birwabesha abantu ngo barabakiza, abandi bagira ute babatuburira, ugasanga abantu begeranije twabya, abantu begeranije utuntu dufatika, ibintu biri aho ngabyo byitagaraka bibitafite ikintu bimaze. Shaka imbaraga z'Imana, shaka imbaraga ziva mu ijambo ry'Imana, shaka izi mbaraga. Izi mbaraga ntizigombera izindi nkunga zose. Haratse ngo muzarambika ikiganza ku barwayi bakire. Iyo umuntu adafite izi mbaraga aratekinika. Ubu dufite abatekinisiye benshi cyane, kizakubwa umuntu afite izi mbaraga arasenga agatanga n'ibyatsi. Urasenga ugatanga n'ibyatsi, nta mbaraga z'Imana ufite. Umuntu afite izi mbaraga arasenga akanasiga, arasenga akanahuha, tukakora ibintu byo gutekinika. Iyo ufite izi mbaraga bibera muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Izi mbaraga nizo Petero na Yohana bakoresheje bahagurutse ikirema. Ntago bari bafite imbaraga z'amafaranga, ntibari bafite izindi mbaraga. Iki kirema cyari kimaze igihe kibabaye gihora gisabiriza ku irembo ry'urusengero, ariko abagabo baraza bafite izi mbaraga baravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka. Bamuremera ubuzima. Izi mbaraga umuntu uzifite Imana iramukoresha akaremera abandi bantu ubuzima. Haleluya! Izi mbaraga urazikeneye. Reba iki kirema kimaze igihe kirekire ku rusengero, abantu abagiciraho, abakinegura, abakivuga, abavuga ati ibyo byacanze, aho bakirambitse, niba bataje gucyanira izuba ryacanye irakica, niba imvura iguye iragisangaho. Ariko haza abagabo bafite imbaraga. Dore ikintu isi ikeneye, dore ikintu abantu bakeneye, dore ikintu abanyamasigisho bakeneye. Mukeneye imbaraga z'Imana, dukeneye imbaraga z'Imana. Yemwe bahano munkurikiye, mukeneye imbaraga z'Imana. Noneho izi mbaraga reka mabwire kuntu zihamagara ibindi byose bikitaba. Izi ni imbaraga z'Imana. Baravuze ngo ifeza ntago tuzifite, ariko icyo dufite kintu nkundiriza imbaraga. Ntago wapfa kumenya n'umuntu uzifite. Ushaka kubona umuntu yambaye kamambira ariko izi mbaraga yarahuye nazo. Ushaka kumubona ari umukene ariko izi mbaraga zifite. Ushaka kumubona ndetse atanazwi cyane ariko izi mbaraga zifite. Lekosika enemo tra elefo de wazinimo. Ushobora kubona ari isuzugurwa ariko izi mbaraga z'Imana zifite. Niba hari umuntu ukenewe n'umuntu ufite imbaraga z'Imana. Dawidi amaze kwimenya ko afite izi mbaraga, yaravuze ngo Uwiteka ni wo mungeri wanjye sinzakene. Icyambere yaramaze kumenya ko Uwiteka ari umutunzi wa byose. Kuba gusa Uwiteka muzi, kubera kumenya ko Uwiteka ari muri we, ni wotakosika. Ubuzima bugomba guhinduka kubera ko yamaze kumenya ko Uwiteka ari muri we. Dawidi amaze kumenya yuko ibintu byashoboka, amaze kubona ashwanyaguje indubu, yashwanyaguje indubu kubera imbaraga z'Imana. Izi mbaraga zibasha gukoresha iby'ubutwari. Amaze kubona ko izi mbaraga zishobora gushwanyuza n'intare igapfa, arwanya n'intare ayishe. Amaze kubona ko izi mbaraga zimukoresheje akica Goliyati, ni wotakosika. Amaze kumenya yaravuze ngo uko byamera kose. Izi mbaraga zikwandikira amateka abantu baraciye agasitari bakavuga ati aha nazaharenga. Izi ni imbaraga zikwambutsa ikiraro utari kuzambutswa na mama wawe cyangwa se na mubyara wawe, nawe ukira atari kuzakikwambura. Umuntu baramujugunya, wahura n'izi mbaraga z'Imana. Izi mbaraga zikakugeza ahantu, zikanagufata, gudepansa abanzi bawe. Izi ni imbaraga umuntu agira zikaguhesha gudepansa abanzi bawe. Diodone. Haleluya! Abantu bakakiriye izi mbaraga. Gushaka amafaranga, shaka imbaraga zirinda amafaranga. Gushaka icyubahiro, shaka imbaraga z'Imana zindi cyubahiro. Gushaka amashuri, shaka imbaraga zindi amashuri.
gushaka abana shaka imbaraga zinda abantu, gushaka bizinesi shaka imbaraga zinda bizinesi. Utari kumwe n'izi mbaraga z'Imana, abantu bari gushaka utuntu, bafite utuntu bakenyereraho, bamwe barasaze, bamwe babahaye imiti y'ivu, abandi bafite merwa gusenya umuntu hasi n'ibiki ukenyerewe, afite akantu ngo kakagufa, ntese akantu ukenyerewe ngo nakagufa ngo ni iginyo, ngo nimba ari iginyo giki, nabaze iginyo koko rizakumarira iki koko, nigende uvanemo, saba umwuka wera, abantu mumurikiye, mureke gukurikira abapfumu, mwe gukurikira ibintu by'abapfumu by'ubwesikoro, abantu babatubura babesha, mushaka imbaraga z'Imana. Umwuka wera yambwiye mbwira abantu batuye isi, mbwira Abanyarwanda, mushaka imbaraga z'Imana zibahesha kurama abanzi banyu barabacukuruye urwobo. Izi ni imbaraga Daniel yabonye, azibona bamuteze umutego. Izi mbaraga ziguhesha gusimbuka umutego baguteze abantu kandi bitigwe kubona uwuguyemo. Izi ni imbaraga ze kotremando refa. Izi mbaraga kubana Yesu ndakwigize uyu muntu nkurikiye ahure n'izi mbaraga. Izi mbaraga ziguhesha kurenga ibyo baguteze ukabitambuka. Izi ni imbaraga ziguhesha kunyura hejuru y'imitego y'abagome ukayinyura hejuru y'igikiba. Yemwe bantu munkurikiye, hari imbaraga mwahishwe, imbaraga z'Imana. Bekosika eleva. Ndagira ngo witegure dusenge. Hari imbaraga wahishwe, hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi, hari imbaraga twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba. Haturindisha imbabazi agira, haba mu byago ndetse no mu makuba. Haturindisha imbabazi agira. Hari imbaraga ziguhesha guturana n'umurozi, mugaturana ntagire icyo gutwara, akanara mu marembo yawe ntagire icyo gutwara. Hari imbaraga ziguhesha kubana n'umugambanyi, akagambana ntibigire icyo bigutwara. Imana ikaguha igikundiro kubwiza imbaraga. Dawidi Sawuli yashatse kumwica inshuro nyinshi, ariko kubera imbaraga z'Imana zari ziri muri we ntabwo yabigezeho. Reba inzovu maze gusimbuka ni kubera izi mbaraga z'Imana. Reba ibyo wariye Imana ikabigukiza ni kubera izi mbaraga z'Imana. Amateka umaze kwandika ni ukubera izi mbaraga z'Imana. Hari imbaraga ziguhesha kuvuga ngo Uwiteka ni wo mungeri wanjye sinzakena. Hari imbaraga zituma uvuga ngo antunganiriza ameze mu maso y'abanzi banjye. Izi mbaraga ntabwo zikuremera ishimwe mu gikari, ntabwo zikuremera ishimwe mu cyumba, zikuremera ishimwe mu hafi y'abagome, hafi y'abanzi bawe. Zarabita kose enemo. Izi mbaraga n'abayobozi barazemera, n'abaperezida b'ibihugu bamwe barazemera.
izi mbaraga z'Imana iyo umuntu yazihishuriwe abasha kuba mu buzima bunezeza Imana ndetse kandi mu buzima bufite amahoro. Izi mbaraga zikuremera ihumure, izi mbaraga zikuvura ibikomere, izi mbaraga ziguha kugira umunezero. Yawe muntu nkurikiye, Uwiteka kuntumyeho ngo hamagara imbaraga z'Imana muri aya mezi zivuguruze imigambi y'abagome ku buzima bwawe. Hari imbaraga zikubikira z'umwijima zimirwa n'imbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'amashyari zikubikiriye zizamirwa n'izi mbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'ubugambanyi zizamirwa n'izi mbaraga z'Imana. Hari imbaraga za karande z'iwanyu zizamirwa n'izi mbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'ibyorezo biri mu isi zizamirwa n'izi mbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'amagisida zikugendaho zizamirwa n'izi mbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'ibitambo bagutambyeho zizamirwa n'izi mbaraga z'Imana. Izi mbaraga ziteguye kumira izindi mbaraga zose Satani yahagurutsa mu buzima bwawe. Lekosika enemo de fire. Shaka imbaraga z'Imana. Shaka imbaraga z'Imana. Izi mbaraga zicangagura imigambi y'abadayimoni. Izi mbaraga zihagarika inyatsi ku buzima bw'umuntu. Izi mbaraga zihagarika za karande. Lekos enemo. Urarurota inzoka. Izi mbaraga zigahagarika umuriganya. Inzoka isobanura umuriganya. Urarurota imbwa bazi guhagurukiza imbwa isobanura ubusambanyi. Izi mbaraga zigahagarika ubusambanyi. Hura n'imbaraga z'Imana. Yewe muntu nkurikiye, ukeneye imbaraga z'Imana. Ukeneye imbaraga z'Imana. Muri aya masaha ukeneye imbaraga z'Imana. Izi mbaraga zigera ku mwana baramuroze ngo ataziga. Umwana akiga. Kandi akiga abarozi bahari. Izi mbaraga zigera ku mubyeyi baramuroze ngo atazabyara. Umubyeyi akabyara kandi ukabyara abakuzinze bahari. Izi mbaraga zigera ku muntu wavuze ngo uzapfa ntacyo wimariye kubera ibyakoze ku buzima bwawe ukakimarira hari. Izi mbaraga ziguhesha gukomera. Umuntu yavuze ngo agukuye ku isi nk'aho agushizeho ugakomera mu maso ye. Izi mbaraga ntabwo zitinya tekinike z'abantu, ntizinatinya n'imbaraga z'ikuzimu, ntizinatinya n'imbaraga za Satani, kubera ko izi mbaraga zihagara izindi zose. Isi ikeneye izi mbaraga. Ababyeyi mukeneye imbaraga z'Imana. Abahanuzi mukeneye imbaraga z'Imana. N'ufite imbaraga z'Imana ntabwo uziba. Ibyo guteka imitwe uzabireka. Izi mbaraga ziguhesha kunyurwa. Abayobozi mukeneye izi mbaraga z'Imana ziguhesha kumenya ko hari abakubikisha guhitana. Abashumba mukeneye izi mbaraga z'Imana ziguhesha kumenya ko mwitono hari ibibazo. Lekosika enemo. Buri muntu wese mu rwego arimo akeneye izi mbaraga z'Imana ziguhesha guhishura ibindi. Ubuzima bwawe bukeneye izi mbaraga z'Imana kugira ngo umubiri wawe ugire urame, kugira ngo ubuzima bwawe bube bwiza, kugira ngo uzagere ku nzozi zawe. Urasabwa gusaba imbaraga z'Imana. Nizo Dawidi yari afite, nizo zamuhesheje kugera ku nzozi ze, zituma yandika amateka, zituma uyu munsi ari mu bitabo bitandukanye, zituma abantu batega indege bakajya gusura amateka ya Dawidi. Ni ukubera imbaraga z'Imana. Ele wazinimo erefoyi. Isi ikeneye imbaraga z'Imana. Kuki Israel ihora muri intambara? Nuko hari ahantu hari imbaraga z'Imana, hari amateka hari. Ene wasika lomi enefoyi ni wose kita mandora. Imbaraga zitesha agaciro imigambi y'abakonikoni. Ndashimira Yesu, ndashimira Yesu, ndashimira Imana, ndashimira na Mwuka Wera, ndashimira kotakosika drefai Lelaza monde ere kotrefai. Umuri wawe ukeneye imbaraga z'Imana. Nizinzire mu buzima bwawe zisohora nk'amarozi. Lekosika drefai. Business yawe ikeneye imbaraga z'Imana zigaguhesha igikundiro. Ntabyo kujya kuraguza ngo baguhe uduti two kugira ngo ucururizeho unguke. Ndakubwiza ukuri, iby'ikuzimu ntibirama. Saba imbaraga z'Imana ziguhesha igikundiro ucuruze byemere. Ibyo gutekenika bireka. Saba imbaraga z'Imana ziguhesha amahoro. Tala mo enewa. Ngiye gusenga Imana. Yemwe bantu munkurikiye muri mu Zaburayi, muri Amerika, mufite ubwoba. Imbaraga z'Imana ziguhesha guhindura ibintu byaranze guhinduka. Hele wa takosika. Imbaraga z'Imana ziguhesha kugira amakuru. Abantu bafite ubwoba
bw'ahazaza hawe. Ariko umuntu usenga afite amakuru yahawe n'Imana. Ni noza kontrefa. Iyo umuntu ataramenya izi mbaraga apfobya ibintu by'Imana, akumva ko Imana itavuga, akumva ko Imana itariho, akumva ko Imana idakora. Ariko umuntu wamenye ko imbaraga z'Imana zibaho atinya Imana kandi akayubaha kandi agahindura umushyitsi imbere yayo, kubera ko izi mbaraga zirica zigakiza. Izi mbaraga nizo zibica ubuzima bw'umuntu, nizo zibica umwuka umuntu ahumeka. Ni izi mbaraga z'Imana. Ndakwifurije imbaraga z'Imana kugira ngo uzigereho. N'icyo wakora kugira ngo izi mbaraga z'Imana ze mu buzima bwawe. Ntushoreze. N'icyo wakora icyambere, gira umwete ko bana abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Icyambere bana abantu bose amahoro. Icyakabiri kizgureka ibyaha, irinde kwigwanira. Icyagatatu izere Kristo kuko niwe mwami w'abami. Lelaye. Icyakane igirira icyizere muri Kristo Yesu. Icyagatanu fata umwanya wo gusaba izi mbaraga, uzisabe. Nuzisaba uzazihabwa. Ntabwo izi mbaraga zizana, urazisaba Imana ikaziguha. Ni imbaraga ziguhesha kugera aho utatekerezaga kugera. Umunsi uzazakira uzatungura abantu benshi. Uwiteka kuntu nkubwire ngo saba imbaraga ziguhesha kwinjira muri uriya mwaka ugiye kwinjiramo. The Kosika. Saba imbaraga ziguhesha kwinjira mu bisubizo byawe. Abarozi bari kukuroga, ariko nawe saba imbaraga zimira izindi. Reka dusenga Imana. Nanita enewa za Kosika. Saba imbaraga ziguhesha kuba udasanzwe mu buzima bwawe. Saba imbaraga ziguhesha kuba umuntu okubahwa. Saba imbaraga ziguhesha kuba umuntu ufite umumaro. Umuntu ufite izi mbaraga aba umunyamumaro mu isi. Uri hano mu isi uba umunyamumaro, hanyuma no mu ijuru ukazabona Imana. Izi mbaraga Imana yazishyira kugira ngo ubu agaciro muri gihugu. Izi mbaraga ziguhagararira hano mu isi, zikagutereka mu isi ukaharindirwa. Kuramwe ngo mukuru umwana wanjye niwe fashe ukuboko. Ni imbaraga z'Imana. Wagize ngo ni Imana amara batukuboko ho uzakujya imbere ahantu hataringaniye mparinganiza. Wagize ngo ni Imana mugiye imbere ze. Ni imbaraga zayo yohereje. Yemwe bantu munkurikiye abapinga ndetse n'abumvise ijambo ry'Imana ari ubwa mbere. Ubuzima bwawe nta yindi stock wabubikamo. Ubwiza, icyubahiro, amazina akomeye, amatitire akomeye, bibike mu mbaraga z'Imana. Nizo zonyine ziyobora isi. Isi hari abandi bantu bafite izindi mbaraga bakoresha ibindi bintu bikomeye, ariko imbaraga z'Imana zahagurutse zirabizimya bikadindira. Imana igukize imigambi yose ya Satani yari hagurukiye ubuzima bwawe. Nje kukubwira abantu muhurike ngo ushaka imbaraga z'Imana. Yitegure dusenge. Mutima wanjye we turiza Imana yawe, kuko Imana wizeye Imana indatsindwa, kuko Imana wizeye ishobora byose, kuko Imana wizeye Imana indatsindwa, kuko Imana wizeye ishobora byose. Mutima wanjye we turiza Imana yawe, Imana wizeye ikora ibikomeye. Mu mwanya muto yahindura amateka yawe. Imana twizeye ikora ibikomeye yoyoyo. Mu mwanya muto yahindura amateka yacu. Imana wizeye mu mwanya muto papa, mu mwanya muto yakuremera amashimwe. Imana wizeye mama yaya, mu mwanya muto yaguhindurira amazina. Imana wizeye mushiki wanjye weyo, mu mwanya muto yakuremera amashimwe.
Imana ivura ibikomere yoyo ibyo umuntu yagize akiri muri ubu buzima. Imana ibisimbuza ibyishimo. Imana itameze nk'abantu. Imana itajyaye bagirwa bayizeye. Mu mwanya muto yaguhindurira amateka. Mu mwanya muto yakuremera ibyishimo. Nerashara. Mu mwanya muto yaguza amarira warizeyo. Mu mwanya muto yaguha agaciro mu muryango. Mu mwanya muto yakwicaza ku ntebe y'icyubahiro. Mu mwanya muto yashigikira ibikorwa byawe. Mu mwanya muto Imana yaguha agaciro. Mu mwanya muto Imana yaguha guseka nk'abandi. Turizi Imana yawe yoyo. Turizi Imana yawe uyizere. Turizi Imana yawe nshuti yanjye. Senga Imana yawe uyizere. Imana ya Yari, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana yanjye. Turizi Imana yawe nshuti yanjye. Mu mwanya muto yaguhindurira amateka. Izere Imana yawe muganga weyo. Mu mwanya muto Imana yaguhindurira amateka. Izere Imana yawe muyobozi. Mu mwanya muto Imana yakurindira ubuzima bwawe. Izere Imana yawe mukozi w'Imana. Mu mwanya muto Imana yaguha guseka nk'abandi. Izere Imana yawe mama wanjye weyo. Mu mwanya muto Imana yaguha agaciro. Izere Imana yawe musore weyo. Mu mwanya muto Imana yaguha ijambo nk'abandi. Izere Imana yawe nshuti yanjye. Mu mwanya muto Imana yaguha agaciro. Ndagira ngo ngusengere. Ukeneye imbaraga z'Imana. Pfukama ahantu uri. Nimba uri mu modoka izere ugenda. Nimba wari uryamye byuka ubwira Imana ngo Mwami ndashaka imbaraga zawe. Ndashaka imbaraga zimira izindi. Ndashaka imbaraga zimira iby'abarozi. Ndashaka imbaraga zituma ngira umugisha. Ndashaka imbaraga zituma nzajya mu ijuru. Ni imbaraga z'Imana Data. Ndashaka imbaraga zituma ndyama ngasinzira. Ndashaka imbaraga zimvura ibikomere. Ndashaka imbaraga zima kugira igikundiro. Ndashaka imbaraga zima kugira ubwenge. Ndashaka imbaraga zima ananita kosika erefo. Imbaraga z'Imana. Abarenge barazirinye ngo imbaraga z'Imana zifite ubushobozi bwose. Isaba Imana imbaraga. Ngo ndashaka imbaraga zima kubyara. Ndashaka imbaraga zingiza diabete. Ndashaka imbaraga zangiza kanseri. Ndashaka imbaraga zankuraho amarozi. Ndashaka imbaraga za mu gikundiro. Ndashaka imbaraga. Isi ikeneye imbaraga. Saba Imana imbaraga. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umuntu wese dukurikiye utarakizwa mubabarire Mwami. Umuntu ukeneye kwakira Yesu nk'umukiza mweze umutunganye. Ndazamuye umuntu wese ukurikiye wizeye muri kano kanya lekota enemo ngo yakira imbaraga z'Imana. Yakira imbaraga zibohora. Yakira imbaraga zizura. Zisohore ibyari bimutsikamiye. Zisohore ibyari biri kumuniga. Zisohore ibyari kumuca intege. Umuntu wese uri kwa muganga niyakira imbaraga z'Imana. Umuntu wese ufite ibibazo niyakira imbaraga z'Imana. Rirala kosika enemo. Umuntu wabuze amahoro. Umuntu wihebye. Umuntu uri kumva amajwi amubwira ngo arapfuye. Umuntu uri kumva afite kwiheba. Umuntu uri kumva avanga ubuzima buranze niyakira imbaraga z'Imana.
ire kosi kanemo erefai. Ndasengera ababyeyi, ndasengera abagabo, ndasengera abakobwa, ndasengera abasore. Ndirukana imbaraga zose z'abakonikoni. Aka kanya ukoze ikintu gikomeye ku bantu bawe, kuko ibyari byarabafatiriye batabonaga, bikubwira amajwi mabi. Hari abantu badukurikiye bahorana amajwi y'iterabwoba, ngushime ko usohoye batera ubwoba ugabahindura ubuzima muri amateraniro. Urakoze mwami Yesu kwibakoreye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha, Imana iguha imbaraga zimira izindi zose bareba gukangisha. Bye bye.